ibyo tubona muri ubu buzima byose aba ari ingenzi, ahubwo nitwe tugena ibigomba kuba ingenzi. Abantu twese turi bamwe, ibyo tugira iby'ingenzi nibyo bituremera ibibazo bitandukanye, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ukomeye ugira ibibazo by'ukomeye, waba woroshye ukagira ibibazo by'uworoshye. Ibyo byose bituma tubaho ubuzima butaringaniye. Akavuyo k'imvura kagira ingaruka kuri buri wese. Uko byagenda kose, iyo katagusigiye ibibazo kagutakariza igihe. None ni gute dushobora kubaho neza duhangana n'ibibazo bitandukanye biri muri iyi si tubamo? Icya mbere, iteka ntuzumve ko uzabaho utagira ibibazo. Ibibazo biri buri hamwe muri ubu buzima. Ikibazo ahubwo ni gute tugomba kwiga gukemura cyangwa se guhangana n'ibibazo bihoraho muri ubu buzima. Iteka tugomba kubana n'ibibazo, tugahora dukemura ibibazo. Uyu munsi nukemura ikibazo, wumve yuko ejo hazaza ikindi nk'icyo cyangwa se kiruta icyo ngicyo. Ntabwo bivuze ko ukemuye ikibazo uyu munsi ejo utazahura nacyo. Ugomba guteganya yuko ejo uzahura n'ikibazo. Ni nayo mpamvu kenshi badushishikariza kwizigamira cyangwa se guteganya ejo hazaza, kuko tutazi ejo uko hazaba hameze. Tuzi uyu munsi ariko nyamara ejo ntituhazi. Niyo mpamvu tugomba guteganya yuko n'ejo tuzahura n'ibibazo. Ari nayo mpamvu ari ingenzi kumva yuko utazabaho udahura n'ibibazo, hanyuma ukabasha kugira umutima nibura utujemo. Icya kabiri, ntuzigere wumva ko hari undi uzagukemurira ibibazo. Iyo wumva ko hari undi uzagukemurira ibibazo, nukura mu bitekerezo. Muri make, uhora wumva yuko hari undi uzabigufasha cyangwa se hari ushobora kuzabigukorera. Nyamara muri ubu buzima uko buteye, ntawe ushobora kugufasha cyangwa se kugukemurira ibibazo byawe byose uko byagenda kose. Uko umuntu ari mugari cyangwa se ari munini, ni nako akenera byinshi. Ntabwo ushobora gufasha umuntu igihe cye cyose cyangwa se ubuzima bwe bwose. Umuntu cyangwa se twebwe abantu dukenera byinshi cyane. Hari n'ibyo twigomwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Hari ibyo twigomwa kuko tubona yuko nyine tutabishobora, ariko wikumva ko hari uzagukemura ibibazo byawe byose ufite. Ni wowe ufite uruhare runini mu kubikemura. Nutagira uruhare mu gukemura ibibazo byawe, bizakugora kandi ubuzima buzakugonga. Aho uko byagenda kose bizagukomerera. Irinde rero ko ubuzima buzagukomerera kubera ko utakemuye ikibazo, kuko wumva yuko hari undi uzahora ugufasha cyangwa se gukemura ibibazo byawe. Ni ingenzi cyane kumenya uko ugomba kwitwara muri iyi si. Iyi si dusaba byinshi, natwe kandi tuyigomba byinshi, kuko natwe turi magirirane kuri iyi si. Nitwe tuzagira isi uko tuyishaka. Nitwe tugomba kurema isi tugomba kubamo. Muri iyo si rero tugomba kubamo, nawe shaka uburyo ki urema isi yawe ugomba kubamo. Njye muri kumwe ni Dusengumuremyi Emmanuel. Ndagushimira cyane ko ufata umwanya wawe ugakurikira cyangwa se uyu muyoboro witwa Data Emotional Master. Mwarakoze cyane kandi mukomeze mushyigikire. Mbwira muri comment aho hasi uko ubyumva, naho ubutaha.